Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Muhizi Anatole, nkaba ndi inkeragutabara, nkaba narasezereye muri 1997. Ikibazo mfite ngifitanye na Beneri n'ikigo cy'ubutaka. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, naguze inzu mu mwaka wa 2015 nyigurira imbere ya noteri w'umurenge wa Runda mu karere ka Kamonyi. Inzu naguze yari ifite ibyangombwa byose, ndetse bampa n'igipapuro cya RDB ko atari ingwate, ndetse n'ikigo cy'ubutaka noteri wabanyemerera kugura ko nta kibazo inzu yari ifite. Nyuma ibyangombwa bijya muri mitasiyo, abo twaguze kuko ngo yakoraga muri Beneri, ngo nuko ngo yiba Beneri. Noneho Beneri irangije ibuza ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuva 2015 mba muzo ntabwo hamwumvise ngo Beneri ibuza ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa, ngo naguze no muntu ari umukozi wabo yarabibye. We yari umukozi wa Beneri wa Beneri witwa Rutagengwa Jarewo. We arabiba ngenda, ariko naraguze mfite n'impapuro za RDB ko inzu atari ingwate, ngurira muri leta nyine nk'uko babidusaba. birumvikana. Yego. Hanyuma ngo Beneri ibuza ikigo cy'ubutaka kumpa ibyangombwa. Kuva 2015 nyakubahwa Perezida amaze gutanga amafaranga rutayo naguze inzu. Beneri ariko ijya muri kubuza abantu ijya mu kigo cy'ubutaka gute? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, n'ikibazo mwaragikemuye Musanze mu gihe uwitwaga Dr. Rivera aravuga ngo iminsi 3 inzira aba yatwanditseho. Nyakubahwa Perezida, kuva icyo gihe na nubu nkaba nabasabaga ko rimwe mwanyemura ikibazo, kuko nubundi abo kuva icyo gihe nubu ntabwo byakozwe. Mu mpanya kwa Perezida barushwa imbaraga na Beneri, baragenda ahubwo bakambwira ngo ninjye gusenga, ukagira ngo umuntu udasenga kuye gutwarwa ibye. Uko bwira rinde Abayobozi bose bo mwe nayo yumva ibibazo byanjye kumva ndarengana, akambwira ati genda ujye wiragiza Imana. Itonde vuga buhoro. Abayobozi warebye ninde nande Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abayobozi b'akarere ka Kamonyi bose barabizi. Urwego rw'umuvunyi rwasuye ku aho inziri ku Ruyenzi, rumbwira ko iminsi 3 ibinyanditseho. Ikibazo cyanjye n'abadepite bashyizeho komisiyo irambwira ngo iminsi ngiye kiraba gikemutse. Nta muntu n'umwe utakizi, ari uwo Dr. Rivera mwagishinze nawe yarambwiye ati iminsi 3 birakemuka, nawe bukeye arambwira ati nukwiyambaza Imana. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbaye ntasenga bwo natwarwa ibyanjye. Ibyo ntawe bihuriye. Ubwo uheruka kukigezaho ninde mu byavuba ahangaha ushobora kuba kizi usibye abo n'urwego rw'umuvunyi rurakizi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bo baraje babaza abayobozi b'akarere ka Kamonyi, abayobozi barababwira bati natwe byaratuyobeye, umuturage wacu yararenganye. Icyo gihe bari basuye akarere, urwego rw'umuvunyi barangije barambwira bati iminsi 3 uzabonye babonye ibyangombwa by'inzu yawe. Hari umuntu w'urwego rw'umuvunyi uri hano? Waba uri hano? Okay. Minisitiri Gatabazi na abantu bashinzwe polisi hari uri hano? Iki kibazo ubu tugiye mu weekend, ariko mu cyumweru gitaha era ku wa mbere mu minsi 3 kizabe cyakemutse. Ndaje ngo uyu munsi tuganire. Ese no kuvuga ngo ubundi iyo bavuze pike Perezida Paul Kagame His Excellency ubumva iki? Ndagira ngo mugende mu bitekerezo tuganire, ariko ubundi ni muntu ki? Ubundi musaza cyangwa muzehe wacu mwumva gute uhedenze kino gihugu cy'u Rwanda, cyangwa icyo nakwita roromodo w'abantu benshi? Ukuvuga ngo umusirikare mubwiye byose, ariko ntabwo ajya atinya cyangwa ngo avuge ngo ni Beneri ni ibiki, wowe urakomeye witwaje iki. Ukuvuga ngo iyo ushatse kuzana ibintu bitajyanye araguhana, kandi akaguhana neza mu kinyabupfura nk'umubyeyi. Bundi iyo bavuze umusaza ngewe ntacyo ndenzaho, ndavuga ngo uyu nguyu ni impano y'Imana yihereye u Rwanda. Sinzi nawe uko mutekereza, muri comment nyarukiramo umbwire PK ni muntu ki kuri wowe. Ese iyo utekereje aho amaze kugeza u Rwanda,
weho ubona ari iki wamwifuriza. Ngiye mwifuriza kuba yaramba akanakomeza akatuyobora paka, kuko nta kintu atwaye habe na gitoya. Ashobora kubuza undi ugasanga ntabwo atugejejeho nk'ibyo PK yatugejejeho, cyangwa nko kimwe nta na kimwe cya kabiri agize icyo abikoraho. Ni ukuvuga ngo turagenda amanywa nijoro, amasaha 28 turakora, inganda zirakora, ingendo zirakorwa, turaryama tugasinzira. Ni ukuvuga ngo PK ndamukunda cyane, nka buriya ikibazo cye aranacyumvise, kandi respect ku bantu baducungira umutekano. Nka cya kibazo cy'uriya musirikare rwose aragishuje kandi agisubiza neza mu buryo butomoye, kuko ugereranije n'ikibazo yahuye nacyo n'igihe kimaze n'abantu yanyuzeho n'inzego yanyuzeho, nta wundi muntu wigize umwumva uretse Perezida His Excellency Paul Kagame. Ni ukuvuga ngo bivuze ko nta muntu n'umwe ugomba kurengana kandi umuturage ku isonga mu gihe umusaza ahari. Umusaza bari umusaza rwose, niba umukunda zana indabo ze, zana indabo ze tuzimuhe, kuko niwe ukwiriye kuyobora runo Rwanda. Njye nta kindi narenzaho. Iyo ubundi ngiye kumuvuga numva ndi kubavuga, kuko sinzi, ni umuntu utinyitse, ni umuntu navuga yuko ari mu yindi ntera, kuko buri wese arabibona, sinatwe gusa ndetse mu Rwanda n'amahanga nayo yaramutinya. Bivuze ko rero ntago kuba umuntu yatinyitse ari uko wenda aba yakoze ibintu bituma abantu bamutinya bibi, ahubwo nuko aba yakoze ndetse n'ibikorwa akoresheje ukuri cyangwa mu nzira zimeze neza. Kuvuga ngo rero ntabwo PK kuba wenda atinyitse cyangwa kimwe ashobora gukora imbwirwaruhame abaza umuyobozi neza kenda kwiruka bitewe n'iki, ntago ari uko ari umuntu mubi, ahubwo ni ukuvuga ngo babiteze amakosa bakoze yuko ari bubahane yihanukiriye, kuko ni ukuvuga ngo ntabwo ashobora kukubabarira abona umuturage arimo apfa, kandi buriya umuturage ku isonga, kuko nicyo kintu kuri ino leta rwose dushimira yuko umuturage ari ku isonga, icyo abashije cyose kuba yasaba aragihabwa, ndetse naho yarenganyijwe iyo bimugezeho PK abasha kugikemura. Respect ku musaza wacu His Excellency Paul Kagame. Ni ukuvuga ngo rero njyewe ntabwo nabona icyo mvuga, nta nubwo nabona icyo mwitura, kuba byonyine ndyama nkabyuka. Ni ukuvuga ngo afasha Imana kuba mumeka, ndetse akanayifasha kuba nabona umutekano. Ni ukuvuga ngo rero PK niba umukunda udutima twishi, indabyo muzizane tuzimuhe, kuko niwe ukuriye kuyobora u Rwanda. Kandi niba unabona abikwiriye akayobora paka, ni ukuvuga ngo byandike muri comment unamushimira ibyo atugejeje. Njyewe rwose byonyine nubwo nta kindi kintu yatanga, kuko nta muntu n'umwe wigize uza mu Rwanda ngo ayobora abe yavuga ngo umuturage bamuha amata anywe, bamuhe inka. Inka ubu ngubu iragura za miliyoni, inka irimo iragura 900-800, ariko akaba yafata n'abaturage nka miliyoni bose bakaba banywa amata, bagahabwa inka, bakubakirwa amazu, bakaba mu midugudu, imihanda. Ni ukuvuga ngo PK ntabwo nabona icyo mvuga. Niba nawe mukunda nkanjye, jya muri comment ubivuge, ushyiremo udutima ndetse cyangwa ushyiremo emoji igaragaza ikintu bita urukundo cyangwa okay, bitewe nuko nawe umufata. Jewe no kuvuga ngo ku mutima ndamukunda cyane. Niba nawe mukunda cyangwa mu kimwe ubona akemura ibibazo by'abaturage ukabona bikunyuze, cyangwa ukabona binyuze uwo muturage, jya muri comment ubyandike uvuga yuko PK ashoboye, kandi nta wundi ubereye u Rwanda, niwe wenyine ugomba kuyobora u Rwanda. Aragenda akatugira amahanga, akagenda amahanga akabasha kumenya u Rwanda. Mbese iyo ndi kubivugaho ntabwo nabona icyo mvuga. Ni ukuvuga ngo njyewe ndashimira Perezida Paul Kagame, nkanashimira ndetse n'inzego z'umutekano ziduha amahoro, ndetse nkanashimira inzego zimwungirije bitewe nuko zigenda nazo zigerageza kumugwa mu ntege, ndetse n'utabikoze neza bitewe nuko abifitemo ububasha araguhana. Ariko ni ukuvuga ngo guhana kuko nawe wabikoze wirengagije itegeko cyangwa mu kimwe indahiro warahiye. Ariko PK nta na kimwe, nta kosa ntaho ryava. Ubundi mubona PK hari kosa yagiye? Nta kosa, ntaho ryava rwose. Agira ikosa se? Nta kosa rwose, nta kosa. Niba mukunda nyaruka iyo video uyirebe uyirangize, kandi nurangiza ugira icyo ukoraho, haba like haba subscribe, kugira ngo ikomeze igere kuri benshi, ujye unakomeza ubona ibintu byiza, ukomeza unabona new updates cyangwa entertainment zigenda zinyuraho byose. Meze tubane kandi tunikundira u Rwanda, dukunda n'umusaza. Ni ibintu byiza cyane.
ntacyo twabinganya kuba dufite amahoro. Ibihugu nk'ibituranye bigenda bigira uko bibivuga, bigenda bishaka kudushotora no kutubuza amahoro, ariko kubera ubudahangarwa bw'ubuyobozi bwiza buyobowe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ni ukuvuga ngo dufite amahoro. Turanabishimira rwose, turanabishimira, nta n'icyo twarenzaho. ubwo ngubwo njyewe rwose ntabwo nabona icyo mvuga. Nawe niba nawe ari uko nguko bimeze unabikunze, komeza ukore subscribe unaturyoyininge kugira ngo ujye ukomeza ubona ibyiza binyura kuri iyi channel. Ciao ciao.